Halo. Ego sha. Meze neza ntari. Uzanye nande? Kwino nsure ntari bindi no mu rugo njyenyine irongo ryanyishe naryamye ndi kwigaragura mu wahese sha njyenyine na hapi nta by'abagabo. Abagabo se nibiki? Umva gwino uhite winjira ndi mu nzu njyenyine nta kibazo to winjira uze mu cyumba. Sawa ubwo kambe niryama yo gwino. Ndabona ugeze aho rero. Sawa. Ako sijeni. Wachana uranganze. Nese wavugisha kuri ku muryango. Gera hanga iwanyu. Ayo wachana uranushe. Umeze neza se. Shamba ndaho. Umeze neza se. Umba uje maze gusura niyo mpamvu uri kumva. Wije neza maze gusura. Nese umeze tema ndambo umeze neza. Useka gusura ni icyaha. Mbikubwira ukanseka nambara ahubwo nagutera umwaka utambara ikisi nari sumeze ute madara Cyemeze neza shabasa neza we umva wowe uri gukura ndese ariko se noneho ntabwo ko mfite tatu kamagara uyirebe neza di ntabwo ari uyizi nakubosha urayibona ego zaze ngo uhuze n'umutipe wayintereye ntabwo aca menshi ko mbona uryoshye se cyane nambabaje ase mva nabuzaga ko turarega nambara ubu ngubu kugira ngo utere umwaka wabiretse ukagomeza ugasura akareka utere umwaka bireke ndabona ari na byiza kubikubita abagabo baba bafite byinshi bahishe barya neza wabibonye barya neza wa kintu ziba banze nambare mama mia ntabwo gatatuwaje banshyira atari keza mana aka gatatuwaje ni keza wa kintu keza nyine tuzajyaneyo hariho n'isaha no kutazana bakubise mwanga hariho n'igihe yego yesu we ko numiwe umwana we aba byoroshye uvugisha ukuri umva nushaka icyo kunywa uze kugenda ari muri salo hari ari igiprimus niba utayikunda urihangana yaze mbeho nakubwiye ko nywa primus nese gute cyane umeze neza ubwo nanjye niriwe mu rugo uyu munsi ejo nari nasinze ndavuga uti uyu munsi nta kazi ngomba gukora ngomba kwirirwa nicaye mu rugo nagize amahirwe gikobwa urakeye sha ntabwo cya mwana ngwari umaze harya ngo kugira utubundi ko ntabyumvishe neza narese nagaruka kujya mu kazi ariko ko naruka kubona ikiganiro cyawe gishyashya maze iminsi ugiye mu biki oya hari ibyo ndi gukora nyine bike na bikeya ariko urebye ni gake gake ariko hari ikiganiro cyawe nabonye uvuga umva narasetse ndagira ngo cyisubiriremo ikihese kandi ngo uburyo ngo nawe nishuri wanjye usora amamagara iki ko ntari bumwita abagabo bawe se yihangane kirema hari ikiganiro nabonye wakoze uvuga ukuntu ngo ubundi igituba kiririmba nimagara amajwi y'igituba nsubiremo muri make kuko numvaga kiryoshye byataye ngisubiremo kimbwira nyine nanjye nayumvire mbega nguhereze kapera ayo nguhaye kime mwana ahubwo reka nawagira nkafata akavideo turi kumwe nzashyira ku noze kuri Instagram nahafata akavideo nzashyira kuri Instagram kubera ngafata akavideo turi kumwe nyine unyigisha tu
njyewe wowe nkwigishe mwamikazi w'ibishego iza amahirwe yo kukubona ubundi se murajya naguhamagara akagufata wowe haguruka ubanza ubyine kano kabido nzakaporodinga kuri noza mbyine gute zunguza ikibuno dene se ubyine gutonera ikindi kihe tuba dukeneye haguruka uzunguza ikibuno ariko ndakizunguriza kuri wowe nyine muri kamera nyine kuri kamera ese ko nteye nk'abagabo hindukira hindukira njye nteye nk'abagabo dore tuno turafunze ntabwo nashobora kubyina kereka mumbwe nkabyina nduru nk'iz'abagabo nyine umva rero ngo usetse ejo ndi hari umugabo wabonye ya foto yawe yemwe twifotoranyije turi hahandi ku mazi umva arasara ngo uyu mwana ndamushaka ngo iki n'iki nyine yasaze ibyatari urongeye kuguha pasi sibyo yewe ese nimba yaragushatse ngiye kuguha pase wowe ugenda umurya ibiceri umara kumurya ibiceri uzamena ngiye komisiyo mana tanga ibiceri bifatika utagira ngo ni twasaze tanga ibiceri bifatika noneho ubwo nyine we yari yambwiye uti ndashaka uzampuze n'uyu mwana so wabonye ko ejo nari nabikwandikiye kuri WhatsApp yambwiye uti ndashaka uzampuze n'uyu mwana ibiki nyine hake uburyo amafaranga simbiza nawe ufite muzivuganira washyira batazanyura umurisbiyeni ubwo rero wowe ndamukugira ubundi bwo byabitwaye ubwo rero wowe ejo uzagende umurya ibiceri kuko bakunda ujya uvuga ngo barayonka ngo bakagira bate uzagende umwo hoya ubona wowe ugomba kuzamwemeza ku buryo n'ikindi gihe uzajya gushaka ariko uziko ari byo okay none se ubwo yakurije kuri video zanjye cyangwa kuri ya foto nyine turi ni iriya foto turi ku mazi nyine yari abonye kuko nari wambaye gastringi urubuno rwose ruri hanze rero uyu mukobwa yambaye string umva kibuno cya kiri hanze kiriya kikamera gutya ubwo rero yakibonye arasaba uti mbabarira rwose uyu mwana shabitse yaranye ntambwe uti se ntumuze kuri YouTube iyo nguyu ni mubi cyane rero nta n'ikintu kirenze cyo kwirirwa rwose mubwira reka wowe nyine uzagenda umurya ibiceri umuheke ya cyase ntacyari n'umusore nubona ari sawa ukora n'akazi kose neza uzahite ushaka ukuntu nyine uzamuryoheza azakugira umukunzi nicyo kintu cyatumye nyine nawe ndabona warabaye neza amatama ni yose yambwiye ko mfite umugabo ibibuno ni ibibuno wakibonye ariko ntabwo wakibonye Yesu ngiye mfite umugabo uri kunyita muri iyi minsi sheri wanjye ndambara ikabutura nkagwamo ako wowe ndabona umeze neza umva ahubwo hari agakanzu nari nakuzanimo akagifuti yariye wakametwe rero si wumva kazina kwereka k'umukara sana gashyize hehera fasha ukuremo ukambara indebe ukuntu kakumezeho nitubona se kafashemo ibiki kuramo ukambara turebe wow suri urukundo nkunda iri inshuti iri inshuti umva mbasa urayiguza angahe 15 yanjye kuramo wambare turebe fasha ufite inda nziza mbaye utarabyara yewe zibiri bari mfiteho umva ni ishyamba wambaye kariso nambaye shona kariso wambaye iyo ntabwo njya nambara amakariso hashya no gusa nturatera abantu banye nturatera abantu umwako washya wowe wari uri kunkamera singi telefone ahubwo yaguye ndaje nze cyice urumva kunkubitira ku mabuno kubera iki sinya nambara amakariso mwana kwenda koza nyambaye byatuma natamera neza tuba imishini idakura neza imyeyo yanjye yahita ingugare gahita ko ntabishobora se wambaye awa muturage wambaye mukubudo wambaye hatariho wambaye hatariho ongera ukuremo hano ukiza hatariho ntabwo ari mu kuboko yo ku muturage kanzu z'abasirimu ntabwo zimenyere ntabwo nabishobora agomba kunyambika neza nyine mbone ko bimbereye uri umuturage kabisa igikago kari bijye mwana okay abyumvishe izi kanzu ko zivunanara zavuye muri Amerika hano arwaye hagahera nimba cyaratewe n'iki byavuye muri Amerika byakunaniye se kubyambara
Okay, reka mbanze mbere rero nyisuzume. Reba kano gaheri. Sorry. Katewe n'icyo ubwo. Cyangwa bakumenye by'abakobwa se wowe. Wambaye ruswa ndi gufata video ugira vuba dore umurongo igiye gushira. Ese ngiye birandeba. Yambara nyine. Bambara gahoro. Akomanda igihe cyo kungurira inzoga muswira. Azi muri salo. Niyo yo kumbwira ngo ambara. Ase Jimika nkubaze. Hari ikibazo nari nibagiwe. Hari ikintu nari kubaza. Ejo bundi reba umukobwa ufite yanjye yitwa Liliane. Yarambwiye ngo aherutse kujya ngo gusura ngo umugabo we amurongoye ngo arimera. Ute cyakubaho. Umva Ngo biramba. nese biterwa n'iki? Ntabwo nzi impamvu. Umva umugabo yaramurongoye ngaranya. N'umugore wamurongoye cyane. Umugabo we yaramurongoye ngaranya arimeranya ku buriri. Reka ngo nyine bishatse kuvuga ko bajya bamurongora mu kabuno wese n'igice tumva. Kandi batari bamurongoye mu kabuno. Baba bamurongoye bisanzwe. Iyo bamurongoye mu kabuno suranye. Iyo babigukorera urintera. Ngeze ko ntari nabikora. Nizute se niba utarabikora. Nose ko ari wowe uri kubimbaga reka ngusubize nyine nka mwari. Mwategekere. Nyine reka ngusubize. Bitwaye iki? Sibyo byiza. Kabuce mbere ndakubereye. Kikoze ndicyo turebe. Ndeba turebe. Mbega no. Bakarakubereye kare ndabizi ko nakabisomba. Tunika numva. Guys. Nizona ngoza mba nubameze nk'umugozi. Aha. Umva gace rangaro ngiye kuzana byenda wana bagize ubuye. Cyangye kuyizana. Ko mbona mbere wese. Ajya mu primus cyane imitsingi. Umva. Zanira inzoga ni imwe. Iyo ariyo yose. Inzoga tunywe. So tubibutsa ko tubafitiye imiti kandi imiti y'ingeri zose. Ndahera ku bagabo, babagabo bagira intege nke mu gutera akabariro ugasanga imburi irahagaze ariko ntihagaze, ugasanga ntiwarongora umugore wawe n'iminota 30. Ikindi hakaba n'igihe noneho uraho utagishyukwa. Tugufitiye imiti rero yagufasha ukongera ukamera neza. Ikindi ku bagore tubafitiye namwe imiti yongera ubushake kuko hari abantu usanga batakigira ubushake bitewe n'imyaka. Tubafitiye imiti yongera amavangingo n'ububobere mu gitsina. Ikindi kandi ku bagore tubafitiye imiti y'ama infection. Nimba ujye wicara kumvura nukanabi mu gitsina cyangwa ukishimagura cyangwa se ukumva nyine uri kubabara ubutonekara mu gihe cyo gukora imibonano, tugufitiye umuti woza mu bintu, woza nyine mu gitsina ukamera neza. Ikindi tubafitiye imiti ya amibe kandi wa muti uhita ugukiza ntabyo kuvuga ngo uzosubira kwa muganga. Tubafitiye imiti ijyana uruhara. Nimba warazanye uruhara utaragize imyaka 46, tugufitiye imiti wasigaho ukongera ukazana umusatsi. Gusa ntago ari mwinshi cyane ariko urongera ukazana umusatsi kandi ukundi. Tubafitiye imiti amasabune meza bakaraba, bya bintu by'ibiheri mu maso, ibibyimba, mbese buri ndwara yose waba ufite iyo ariyo yose tugane. N'abantu bafite ubwandu bwa sida tubafitiye imiti so n'abantu babana n'ubwandu bwa sida tubafitiye inyunganiramirire twabaha ikabafasha kandi yongera vitamine. Mbese ni imiti rwose yabafasha ubuzima bukomeza bukagenda neza. Muri make buri ndwara yose waba ufite icyo yifuza kumbaza kuri iyo ndwara wambaza bitewe nuko ari usanga dufite umuti wayo. Ni myinshi cyane ntabwo yose nabwo ngo nyirangize. Mwibutsa ko igihugu waba urimo icyo ari cyo cyose, waba uri mu Bushinwa, waba uri mu Bufaransa, muri Amerika, ariho hose imiti tuyibagezaho. Ni ibintu byoroshye cyane. So ndabakunda cyane, komeza kurikirana ibiganiro byacu. Ikibazo wafite icyo ari cyo cyose nyandikira inbox, nimero niyo ngiyo, umbaze nimba ntagufasha kubona igisubizo.